mama pa ene rukaini ene gusta goni yobageraga mu gikombe cy'paba bahanyuraga hamwe amasoko ere bashande begustia n'umusiwa nyami dusoyemo ngaho nyemerera abana ba ngaho nyemerera itorero rya ukabusire kumenya nyami mana ya ekushande kusigataya ushakara bakata kashataya bari bakata kashataya boshagata mende baba rakata baba shakara marikete kisetiya cyose kiri muri twe ndasenze umubara bakati kashataya muka wose rakoshandure kusia akosa kusi ene sandere kusia wazivi kabana nyemerera kizina Yesu abantu Imana yaronse kugira ngo bamana zishimwe ryawe iyo abana ikabakura mu mwijima ikabajyana mu bwami bw'Umwana wayo turagushimira ko watwimiye tutayoboye nk'abisi bara ordinaire bari normal ahubwo supernatural waratwimiye turagushimira we are not in money we found our destination in you Jesus thank you uri byiringiro byacu n'izina rya Yesu reka umucyo wawe muri twebwe mwami wanjye Mana yanjye umurikire buri muntu wese ukikije umurikire buri muntu wese utwumva ubutumwa bwiza cy'amagambo nyemerera urumuri rwawe ruri muri twe mwami rutimurikire rumurikire n'abandi twaboneye muri wowe makuri ariko natwe turi hano mu isi tutari abantu basanzwe dufite yo authority dufite yo glory Imana idahinduka uko wadurejo n'uyu munsi ni kuri taya soko taya utumenyesha inzira zawe buri munsi ngaho nemerera n'izina rya Yesu abasinziriye babyuke abari bananiwe bahaguruke abantu basa nk'abasanzwe ariko n'intwaro z'intambara yacu atari intwaro zisanzwe ahubwo imbere yawe data bigira imbaraga zo gusenya ibihome no kwitwika ibihome byose any kind of stronghold ibintu byose by'ibirira hejuru kumenya Imana down any kind of imagination and thought kubera yuko tuye muri kukorera muri twese umutima byose tukabigomorera Kristo uko washimye abantu babaheshwa no kukumenya mu bwenge kwawe muri Yesu turagushimira cyane Mana ko watubyaye ukatubyaza imbuto ikabora ariyo mbuto y'ijambo ryawe kandi ijambo ryawe rihoraho kubera yuko nawe uhoraho ntujya wivuguruza ntujya wibeshya ntujya uhinduka turagushimira cyane uri uwo kwizerwa kubera yuko uranchangeable turagushimira cyane Mana turagushimira cyane ko gutanga kose n'Imana nziza byose bituruka kuri wowe Papa w'imicyo utahinduka cyangwa agira agacuko gukunda tugushimira ko byose noneho bigafatanyiriza hamwe kutuzanira kuri twebwe bahamagawe nk'uko iyo papa ubuntu bwawe bwinshi bugenda butwigisha ubuntu bwawe bwinshi buzanira abantu bose bugenda butwigisha kureka kubaha Imana kureka kurarikira iby'isi tukagenda twirinda tukagenda dukiranuka dukora ibinezeza Imana ushimwe turagushimira cyane icyubahiro rakoya bosende keledia shatayare rekotaya bozande kebo shiatasai rekoya bosatiere de shatekebo rakoya de shando karia da sabotere
de ripo ya da saya bosate ya bosande ke bosade rabo shade gatado ripo ya de bosande ke ya da turagushimira. Thank you ripo Jesus ya de bosande ke kubw'uyu ya mugoroba duhaye mwiza. Urakoze cyane kubw'imitekerereze yacu igiye guhinduka. Urakoze kubwa mind yacu igiye kuba renewed, kandi urakoze cyane kubw'ijambo ryiza ryawe rigiye kuvugira aha hantu. Turagushimira kubw'imitima y'abantu igiye gukirizwa aha hantu. Tugushimira kubw'indwara more to getting a revelation about you. Thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. tugushimira ko ibyo dukora byose tuba duhagaze mu izina. You are excellent. We thank you that we are the righteousness of God. We thank you that we are free. We thank you, Leke Santa Labarado, Santa Payaba, Reso Tetemanaba, Nadabanzaya, Reso Labarado, Kabaradaba, we are redeemed, God. Rekosaya, we are sanctified. Relema Sota, we are chosen. Relema Parada Karaba. Let's go Barada Basaya la Bareleba. Velemante. Lile Talabarado, Zekarabarada Basaya. Mentolemante Lele. Rileta Tatola Dotastola Barada Bazeta. Let's so Lelemante de Karabarada Silema. Me Korodo, Paradaba. Me Karadaba, Zantala Zele Paradaba. We worship you, Redeemer. We magnify your name above every other name. We give you glory, O God. We join the heavenly choirs this evening. We worship you. Let us say, Tayaba. Men Tolema, Rado, Sele Baradaba. Release. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Turashima Imana cyane kubw'uyu mugoroba. Njye ndishimye kandi ibyishimo byose bikomora muri Yesu Kristo. Imana ishimwe rwose. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba iduhaye. Turashima Imana cyane. Ndashima Imana ku bwanyu ko mumaze kugera muri aya materaniro. Ni ukuri Imana ishimwe cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo abamaze kugera mu materaniro. Nitwa Vani Sandrine, turabana uyu mugoroba. Ndi kureba yuko rero hari umushyitsi waba urimo, ariko ndabona twese turi abasangwa, nta mushyitsi urageramo ngo tumwiyegereze adusuhuze. Rero mu gihe tugitegereje abandi, reka dukomeze twenjoying urukundo rw'Imana n'agakiza no kubatuka ku bwoba, ku rupfu, ku byaha, ibintu byose dukomeze dushimire Yesu Kristo waduhaye freedom akaduha salvation. Dukomeze twishimire mu mwami tubifashwamo na Gikundiro Liliane adufashe mu kanya ko gukomeza gushimira Imana mu ndirimbo. Ni karibu Lili. Amen, amen. Kristo ahabwe icyubahiro. Amen.
Amen. nuko magara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane ndakubabariye amaraso yawe yadukuye mu mwijima tujyana mu mucyo ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu haleluya amaraso yawe yadukuye mu mwijima tuzana mu mucyo ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu ubu tugenda dushize amanga kubw'intsinzi yawe Yesu ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu ni iby'agaciro kumugira n'ubuhamya bugenda ndashima ni iby'agaciro kukugira muri ngendo ubuhamya bugenda ndashima ni iby'agaciro
kumugira ndubuhamya bugenda ndashima ni iby'agaciro kumugira ndubuhamya bugenda ndashima ndubuhamya bugenda ndashima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahimbazwe Amen, Kristo. amen, amen. Amen, amen, amen. Uri umugisha cyane Lilian. Uri umugisha cyane. Uri umugisha rwose. Urakoze cyane kudufasha ukatwibutsa urukundo rw'Imana tugakomeza tukenjoyinga mu mwanya wo gushima Imana, dushima Imana ko tugenda tudafite ubwoba, tugenda tutikandagira, tugenda nta bwoba dufite rwose. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, kandi Imana ishimwe cyane ku bwawe. Rero narindi kureba ko hari umushyitsi waba wateranye natwe, ariko still ndi kubona ashobora kuba ntawe, kereka Niyomukiza Jean Pierre ni umushyitsi ra? Ya, Niyomukiza Jean Pierre turakwakiriye cyane, washyiraho microphone ukadusuhuza tukishimira kubana nawe rwose. Ndabona hari bishobora kuba bitari kumukundira, ariko n'ikaze rwose, turakwishimiye cyane. Rero ahise ananarefutinga, wow, araza kugaruka, ariko buriya ni uko aravuze ati reka ngende ndaza kugaruka babyibagiwe. Imana ishimwe cyane. Rero reka dukomeze mu mwanya. Niyomukiza Jean Pierre, washyiraho microphone yawe ukadusuhuza. Ndabona still bitari gukunda, reka dukomeze, ariko wumve ngo turakwishimiye rwose pe, twishimiye kubana nawe. Reka dukomeze rero. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Nitwa Niyomukiza Jean Pierre, byari byanze. It's okay, nta kibazo, wadusuhuza. Nishimiye kubana namwe kuri uyu mugoroba. Ngira ngo muri kunyumva. Hello. Ndi umugabo ntuye i Kigali, nanjye nkunda gusenga Imana, nsengera mu itorero rya ADEPR mu Gatenga, ndi umuririmbyi muri korali Behura. Nishimiye kubana namwe. Twishimiye kubana nawe cyane Jean Pierre, uri umugisha. Turishimira rwose no kugumana nawe, duterana buri munsi saa 12:30. Aya ni amateraniro aba buri munsi saa 12:30 rwose. Ujye ujoyininga, link ntabwo ijya ihinduka. Yego, murakoze cyane, nzajya mba mpari. Yego rwose. Reka ese Ishimwe Grace nawe ntabwo ari umushyitsi ra? Cyangwa yarefutinze nawe? Okay. Ya, reka dukomeze dushima Imana rero. Tugiye gushyira microphone zacu, dushima Imana rwose. Ibintu birahari byo gushimira Imana byinshi pe. Twese abo bikundiye dushyira microphone dushima Imana. Noneho nyine nyuma y'iminota ubwo turasoza na 40 wenda na 48. Tugiye gusenga dushimira Imana mu isengesho. Ushima Imana rwose, ibintu byose uri kumva ugomba gushimira Imana, ushimira Imana. Noneho ubwo ndahita nkomerezaho nsengera n'umwigisha w'ijambo ry'Imana uyu munsi twita tumwakira. Reka dushyire microphone zacu abo bishobokeye
dusenge dushima Imana. Turagushimiye cyane Mana yacu, tugushimiye cyane ko uri umubyeyi wacu, tugushimiye ko turi abana bawe, tugushimiye ko twabyawe nawe, twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, ntitwacungujwe ibintu bishobora kwangirika cyangwa bishobora kubora, ahubwo twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi atagira inenge, amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Ushimwe cyane Yesu, turagushimira ko turi abana b'Imana, urukundo ruhebuje cyane Imana yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi koko niko turi abana b'Imana rwose, ntabwo ari byo twitwa gusa, ahubwo turi abana b'Imana by'ukuri. Turagushimira cyane Mana, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira ko twashyizweho ikimenyetso nawe. Come on, mushyire microphone zanyu dushimane Imana. Turagushimira ko twashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera. Turagushimira cyane, turagushimira rwose Mana kubw'umwuka wera, kubw'umwuka wera. Turagushimira ko turushaho kugetinga more revelation about your word, kandi uko dukomeza guhishurirwa ijambo ryawe, niko turushaho kumenya abo turi bo, tukamenya abo turi bo, tukamenya abo twagizweho, tukamenya authority twahawe, tukamenya ko twimuwe, tukamenya ko twavuye mu byashize, turi ibyaremwe bishya, new creation zitagira past records. Turagushimira cyane, turagushimira ko muri wowe umuntu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bibaye bishya, kandi ibyo byose tubikesha Yesu Kristo watumye twiyunga nawe, kuko muri Yesu Kristo ariho Mana washimye ko abantu bose biyungamo nawe ntubukibabaraho icyaha. Turagushimira kuko turi abana duholdinga ibyawe muri twebwe, kubera ko ibyari bikuzuye Mana ari byo watwujuje, ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni grace igeretse ku yindi, ni blessings igeretse ku zindi. Turagushimira ku bwa favors byawe, ibikuzuye n'ibyo waduhaye. Washimye ko ukuri ariko tuba hano muri ino si turi. Turagushimira cyane Mana, tugushimira ko twashyizwe ikimenyetso, tudakeneye undi muntu wo kudusiga, ahubwo twashyizwe n'umwuka wera. Turagushimira cyane. Haleluya. Redo selemante limarado talabarado selemante resto te karabare the glory ijambo ryawe, turushaho kumenya, turushaho gusobanukirwa, turushaho kwigira imbere, turushaho guhinduka imitekerereze, turushaho kumenya uburyo twagizwe abaparatekazi mu isezerano ryawe rishya ry'amaraso ya Yesu Kristo. Turagushimira cyane Mana, tugushimira kandi yuko watwujuje umwuka wawe wera. Turagushimira rwose, icyubahiro n'ikibi cyawe Mana. Tugushimira kubwo twirebera mu ijambo ryawe tugenda turushaho guhinduka, imitekerereze yacu igahinduka, kandi imitekerereze yacu iyo ihindutse turushaho kumenya ibyo watuhereye ubuntu, tukamenya abo twagizwebo, tukamenya ibyacu, tukamenya abo turi bo Mana, kandi uko twimenya niko turushaho kubigenderamo, maze ukuri koko akaba ariko tubaho hano muri iyi si. Ushimwe ku bw'aka kanya keza rero uduhaye ko kugira ngo duhinduke imitekerereze yacu, turushaho kumenya, turushaho gusobanukirwa icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye kubwo umuvandimwe ugiye kudufasha kurushaho gusobanukirwa. Mwami, uhabwe icyubahiro, umwuzuze imbaraga zawe nk'uko zisanzwe zimurimo, ariko ubwo araba ari kutwigisha akomeze agetinge more revelation, akomeze atwigishe kandi atwigishe mu mbaraga zawe. Turagushimira rero, tugushimira rwose ko uhora uri kumwe natwe, ko uhora ibyo dusabye byose ubiduhereza, kubera izina ryiza rya Yesu dufitemo authority muri ryo. Amen. Ni karibu papa Damien, ni karibu mu kanya keza ko kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane. Ndumva umugoroba nejejwe nuko Imana impaye umwanya wo kugira ngo tuyiganireho,
ineza yayo, ubuntu bwayo, urukundo rwayo, byinshi biyiranga, ari nabyo yaducunshumuriyemo nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Uyu munsi turi mu mwuzuro w'ubumana. Imana ishimwe. By'umwihariko ndashima Imana, uyu munsi ndagize umunsi uri busy cyane, kuba mbonyemo n'akanya ko kuboneka muri iri teraniro ni ibintu by'ibitangaza kuri njye. Nta saha n'imwe yo gutuza nigeze ngira, ariko byose Imana yabibayemo, ndayishimye. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko mwabibonye kuri furaya. Ni ijambo rivuga ngo kuva kuri Yona ukajya kuruta Yona, ari we Yesu, nk'ikimenyetso cyo kuva mu mategeko ukabeshwaho n'ubuntu. This is from Jonah to the greater Jonah, Jesus, who is the indicator of from raw to grace as we are studying. Iyo niyo subtopic, naho main topic dufite nivuga ngo itandukaniro ry'isezerano rya kera n'iry'ubu. Nubwo ejo twabonye kuri ka gaposte aposo yashyizeho ko ayo masezerano yombi nyine arakenewe, aranuzuzanya, ko abantu bakwiriye kuba mu isezerano turimo uyu munsi. Mwabonye ko twanditse ko turi buganire kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 4 cya Yona. Ntabwo ayo magambo yose twayasoma, turajya tuyavugaho kubera iminota dufite. Turaza no kuvuga ku magambo ari muri Matayo igice cya 12, tuze kugira no mu Baroma, kugira ngo twinjiremo neza, tuze kuva kuri Yona wo mu isezerano rya kera tugere kuri greater Jonah, tugere kuri yo uruta Yona nk'uko yabyivuzeho. Munyemerere dusome imirongo 2 y'igice cya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Igice cya mbere turasoma imirongo 2, indi turajya tuyivugaho. Hagira uyidropinga muri comments. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire kuko ibyaha byabo birundanyije bikagera imbere yanjye. Reka dusome na 3, niho nashaka ko dusoreza. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi. Imana iramubwiye ngo najye i Ninewe, ajye i Nineve ababurire kuko ibyaha byaho byamaze kugera imbere y'Uwiteka. Aho kwerekeza i Ninewe, mwumve ku murongo wa 3 aho Yona ahise yerekeza. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka, amanukana i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Uyu ni Yona wo mu isezerano rya kera. Hanyuma kugira ngo tuze gutandukanya Yona n'uruta Yona, ari we tugomba gutumbira, ari nawe uri muri twebwe, nawe hari uko yahamagawe. Tujye mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, nawe twumva uko asubiza. Tubonye ko Yona Imana imubwiye ngo ajye i Tarushishi, aho kugira ngo yerekeze aho Imana imutumye ajye i Ninewe, yahise yifatira ubwato yerekeza i Tarushishi. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 10, hano tugiye kureba uruta Yona we uko ijambo ry'Imana rimuvugaho. Igice cya 10, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Reka dusome duhere ku murongo wa 5, ariko ndashaka ko tuhuza umurongo wa 3 twasomye hariya muri Yona n'uwo turi buze gusoma hano wa 7. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri.
ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mpera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanwe no gukora ibyo ushaka. Haleluya. Muri kunyumva? Yego rwose turi kukumva neza. Yona wa mbere, Imana iramubwiye ngo hari abantu ibonye bakeneye ihumure, bakeneye imbabazi zayo, ahaguruke agenda ababurire, aho kugira ngo yumve ko akwiriye kujya gukora icyo Imana imubwiye, agenda abashyira ijambo ry'ihumure, Imana ibashe kubababarira, we ahitamo gufata umwanzuro wo gucika ngo yigire i Tarushishi, atega ubwato ahunga Uwiteka. Ariko Yona uruta Yona hano ngo amaze kubona ko ibitambo bidahagije, abona ko inuma, intungura, intama n'andi matungo byose byatangwaga kandi bigatanga uko umuntu acumuye, amaze kubona ko bidahagije, ijambo ry'Imana hano ku murongo wa 7 riravuguruzanya neza na reaction cyangwa se n'igisubizo Yona wa mbere yatanze. We yaravuze ngo mpera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanwe no gukora ibyo ushaka. Imana ishimwe cyane. Undi we mu mategeko yari azi ko agakiza ari ak'Abisirayeli, nk'uko no muri iyi minsi usanga hari abantu bazi ko bakijijwe kurusha abandi. Aravuga ati ni gute Imana yafata umwanzuro wo kujya kubabarira, nta n'ubwo imbwiye ngo ningende mbasukeho umuriro. Niko ashobora kuba yaratekereje, kuko niko mu mategeko byabaga bimeze, uwabaga acumuye yabaga agomba gupfa. Yumva ntabwo ari gushyikira ukuntu Imana irimo kuburira abantu bakoze ibyaha, ahita ahunga. Ariko the greater Jonah ari we Yesu, we yaravuze ngo dore ndaje nk'uko byanyanditsweho, nk'uko byanditswe mu muzingo, nzanwe no gukora ibyo ushaka. Aya magambo n'ubundi iyo usomye muri Zaburi ya 40 usanga uyu wanditse uru rwandiko rw'Abaheburayo yarakotinze uwanditse Zaburi ya 40, naho havugamo aya magambo neza ko Yesu yari yaravuzwe mu ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera. Iyo usomye Zaburi ya 40 usangamo neza aho aya magambo avuga ngo dore ndaje mu muzingo, ibitambo ntiwabyishimiye. Reka rero twinjire neza, tumaze kubona itandukaniro ry'ibisubizo aba bombi batanze bamaze guhamagarwa. Yona ahamagawe, we yafashe umwanzuro wo guhunga, aragenda ajya i Tarushishi. Yesu wahamagawe yaravuze ngo dore ndaje Mwami, nje gukora ibyo ushaka. Rero uyu munsi abantu, sinzi niba ari bose ariko abenshi, bamenyereye ko igitabo cya Yona ari inkuru y'umugabo watawe mu nyanja, ifi ikamumira, akaba mu nda y'urufi. Ni izo nkuru Yona abantu bamuziho. Ariko uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo Yona nk'uriya muhanuzi abantu bazi ko ari umuntu watawe mu nda y'urufi agahungira i Tarushishi, ni indorerwamo yerekana uko Imana igira imbabazi kuva mu isezerano rya kera kugeza uyu munsi kugera mu isezerano rishya. Ni Imana igira imbabazi, kandi imbabazi z'Imana ziri universal. Yona ntabwo yabyumvaga, ntabwo yashyikiraga ukuntu Imana ishobora kubabarira abantu nk'abo ngabo. Yari imaze kumubwira ko ibyaha byabo byageze mu maso yayo. Ariko uyu munsi muri iyi gahunda yo kuva mu isezerano rya kera, kuva mu mategeko tujya mu buntu, Yona reka tumugereranye n'umuntu wibera mu mategeko, wumva ko kubera yuko we yubahirije amategeko ari umukiranutsi imbere y'Imana, abandi bantu badakwiriye guhabwa ubuntu bw'Imana. Ariko n'ubundi nawe yisanga n'ubundi amategeko yayishe, kuko ari kugomera Imana, kandi itegeko rigomba kumuhana. Ariko muri Yesu Kristo, Imana yacu ishimwe cyane, ari we uruta Yona.
muri Matayo 12 Yesu nawe yarivuze mu gice cya 12 umurongo wa 41 niho yavuze ngo aba bantu barashaka ibimenyetso ariko nta kimenyetso gishyashya bari buze kubona uretse icy'umuhanuzi cy'uwitwa Yona, ariko uyu munsi nubwo bagendera ku bimenyetso bya Yona uhunga Imana, Yona wanga gukora ubushake bw'Imana, uruta Yona uyu munsi ari ahangaha, niko Yesu yavuze. Rero muri Kristo Yesu twabonye ko Yona ahamagawe kujya kuburira abantu, tubyumve neza hano, we yahamagawe kujya kuburira abantu kugira ngo bihane bagarukire Imana, Imana ibababarire. Arabyanga, arahunga. Uwo ni umunyamategeko. Mu mategeko niko bimeze, mu mategeko ntabwo abantu babona ko hari abandi bantu bakwiriye imbabazi. Noneho Kristo we nta nubwo we yahamagariwe kujya kuburira abantu, ahubwo we yari abizi neza ko ahamagariwe kujya kubapfira, kubababarizwa, kujya kubambarira ikamba ry'amahwa, ariko he responded really free, aravuga ati that nubwo harimo sufferance, nubwo harimo kubababarizwa, haleluya, nubwo harimo kuzababambirwa, nubwo bareba igihano icyaha cyabahamaga bagombaga gupfa kuko igihembo cy'icyaha ari urupfu, for me ndaje kandi kinzanye si ukuresista, si ukurwanya ubushake bwawe, nje gukora ibyanyanditsweho yuko ngomba gupfa ngapfira abantu nkabacungura, kubera ko nta ibitambo ntibigifite imbaraga, nta kindi kintu kigishoboye. Imana yacu ishimwe cyane. Uwahamagariwe kuburira abantu arahunze, uhamagariwe kubapfira aba ari we uvuga ati ndaje, I come to do your will, kandi icyo uzategeka cyose nzagikora. Imana ishimwe cyane. Dukwiriye rero kuva kuri Yona wa kera tukaza kuri Greater Jonah, we ahamagarirwa gupfa akavuga ati ndaje, uhamagarirwa kuvuga gusa akaburira abantu ngo bakwiriye imbabazi. Rero muri Kristo Yesu ahantu ari gutandukanira n'uyu muhanuzi, we turi kumubonamo ishusho y'ubuntu bw'Imana na za mbabazi za zindi Bibiliya ivuga ngo zishima hejuru y'urubanza. Uyu munsi undi we yagombaga kujya kubabwira urubanza rukabavaho, ariko Kristo we aravuga ati ndaje. Uyu munsi rero nagira ngo nibura dufate iminota isigaye, tumaze kubona aho Yona ari gutandukanira na Kristo, tugiye kurebera hamwe nibura inzira 7 Yona atwigishirizamo uburyo iby'amategeko byose byuzurira muri Kristo. Yona ubu ngubu muri aka kanya turi kuganira ntabwo akiri wa mugabo wahunze Imana akaba mu nda y'urufi iminsi 3. Uyu munsi tugiye kumufata nk'urugendo, nk'inyigisho itwereka uburyo iby'amategeko yose avuga bisohorera muri Kristo Yesu. Icyambere, amategeko atwereka icyaha. Ibi ngibi abambanjirije babivuzeho, bagenda babisubiramo inshuro nyinshi. Amategeko atwereka icyaha, ariko ubuntu burakidukiza. Imana ishimwe cyane. Turagaruka kuri Yona. Yona yahungiye i Tarushishi mu rwego rwo kwigomeka ku itegeko ry'Imana. Ahangaha niho itegeko ry'Imana yari imubwiye ngo nagende. Bari kutwereka ko hano Yona yarahunze. Akimara guhunga, icyambere yari yishe itegeko ry'Imana kuko yagombaga kumvira. Nari mbabwiye ngo icyambere amategeko yo atwereka icyaha, ariko ubuntu budukiza icyaha. Uku guhunga kwa Yona ni ikimenyetso cy'uko Yona yamaze gukora icyaha, mbese akwiriye guhanwa. Turaza kubibona itegeko yamaze kuryica, ikiri buze gukurikiraho ni uko ari buhanwe nk'umuntu wishe itegeko. Aho ni mu isezerano rya kera. Yona igice cya mbere umurongo wa 3 niko twasomye. Ariko iyo ugiye mu isezerano rishya mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 20, amategeko atumenyesha icyaha, ariko muri Kristo Yesu nta gucirwaho iteka. Niko umurongo wa 8 igice cya 8 mu Baroma umurongo wa 1 uvuga. Yona hana kimara guhunga Imana,
ibyamubayeho murabizi, turaza kongera kubigarukaho. Yari yishe itegeko, yagombaga guhanwa. Na hano mu Baroma n'ubundi hatubwira ko amategeko atumenyesha icyaha cye twamaze kukimenya, ariko ijambo ry'Imana mu gice cya 8 umurongo wa mbere mu Baroma haravuga ngo nta gucirwaho iteka abari muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Abari muri Yona kuko bishe itegeko bagombaga kujya i Nineve bakaburira abantu, bakaba batagiyeyo, bagomba guhanwa, ifi ikabamira. Imana idufashe cyane tubyumve neza hano. Ariko abari muri wa wundi uruta Yona, we wemeye akavuga ngo dore ndaje kugira ngo sohoze ibyanyanditsweho byose, nkore ubushake bwawe, abari muri we ntabwo ifi iri buze kubamira, kuko we yumviye, yasohoje ibyo Imana imutegerejeho byose. Uyu munsi rero abari muri Yona, abari muri ya mategeko, kubera ko bahungiye i Tarushishi, byanze bikunze ifi iraza kubamira. Ariko abari muri Kristo Yesu, wa wundi wamaze kuvuga ngo dore ndaje, ibyanyanditsweho byose, nje gukora ubushake bwawe, nta teka bazacibwaho. Imana yacu idushyigikire. Amen. Tugiye mu buzima busanzwe, kugira ngo iyi ngingo turusheho kuyumva neza, reka twifashishe indorerwamo isanzwe. Iyo umuntu afashe indorerwamo akireba, iyo ufite akantu k'umwanda mu maso, indorerwamo irakakwereka, ariko indorerwamo ntabwo ari ikuramo uwo mwanda. Ni ukuvuga ngo indorerwamo isanzwe, ngewe the mirror, nyishyize imbere yanjye kugira ngo nsohoke mu nzu umeze neza, hari inenge iri mu maso, hari umwanda uri mu maso, indorerwamo iraza kuyinyereka, iranyereka wa mwanda, ariko ntabwo indorerwamo iri buze guhita ikuraho wa mwanda. Muri make, amategeko agaragaza ibyaha ariko ntabwo akiza ibyaha. Iyo umuntu amaze kubona rero wa mwanda mu maso, afata umwanzuro wo koga amazi. Iyo afashe umwanzuro wo koga amazi, iyo yoza yanduye n'ubundi wa mwanda ugumaho. Muri Yesu Kristo rero, ko ntibisaba ngo umuntu abone wa mwanda ngo ashake andi mazi, tuze kubyumva neza. Ahubwo muri Yesu Kristo, ijambo ry'Imana mu buzima busanzwe, iyo ufashe indorerwamo ukayishyira imbere yawe, wibonaho umwanda, kandi indorerwamo ikweretse wa mwanda ntabwo ari iyo ugukuraho, biragusaba kujya gushaka amazi cyangwa agatambaro katanduye ukakihanaguza kugira ngo ubashe gukurwaho wa mwanda. Ariko umva ko ijambo ry'Imana rivuga muri Kristo ari uruta Yona. Turacyari kuri rya jambo rivuga ngo amategeko atwereka icyaha ariko nta kidukiza. Ubuntu rero budukiza icyaha, tugasigara turabera imbere y'Imana. Muri Yesu Kristo rero, we tumwireberamo, aho kugira ngo twiboneho wa mwanda nk'uko yandorerwamo iyo umuntu ayiremeyemo yibonaho umwanda, ahubwo twe duhita twakira ubwiza bwe. I don't know if you understand this. Indorerwamo ndayifashisha ikanyereka umwanda, ariyo ya mategeko, ariko Kristo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, we iyo mwirebeyemo mu maso hanjye hadatwikiriye, aho kugira ngo mbone umwanda mu maso hanjye, ahubwo mbita ndiflectinga bwa bwiza bwe, nkibona nta mwanda undiho. Haleluya. Amen, amen. Ibyo biri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2, haravuga ngo igice cya 3 umurongo wa 18, twirebera mu ndorerwamo ya Kristo, haleluya, tugahita duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. You see the difference? Indorerwamo ikwereka umwanda kuko wayirebeyemo ariyo ya mategeko, bigahita bigusaba kujya gushaka uburyo uri bwikureho wa mwanda. Noneho Kristo we, iyo tumwirebeye mu maso yacu hadatwikiriye, aho kugira ngo twirebere muri Kristo twiboneho umwanda, ahubwo we reflect ubwiza bwe, twamara ku reflectinga
wa mwanda ntituwubone, ahubwo tugahabwa ubwiza bwa ya ndorerwamo twirebeyemo ariyo Kristo Yesu Kristo, ubwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Imana yacu ishimwe cyane. Reka rero mbabwire, amategeko atwereka icyaha ariko nta kidukuraho, ariko ubuntu buduhanaguraho icyaha, twirebera muri Kristo kugira ngo twiboneho umwanda, tukareflectinga ubwiza bwe. Imana yacu ishimwe cyane. Ngira ngo mbabwire rero ngo we have to come from Jonah who is freeing from God, ahubwo tukajya kuri Kristo uruta Yona uvuga ngo dore ndaje mwami, ndaje kugira ngo usohoze ibyanyanditsweho, ibyo gucungura abana b'Imana, ibyo gupfira abantu, ibyo kubaha ubuzima, ibyo kubaha amahoro, ibyo kubaha umunezero mu cyimbo cy'ivu, ibyo kubaha ikamba ry'ibyishimo mu cyimbo cy'ubwirabure. Ibyo nibyo byanyanditsweho kandi I'm not resisting, I come willfully kugira ngo mbisohoze. Uwo rero iyo tumwirebeyemo, aho kugira ngo twiboneho umwana, duhita twibonaho ubwiza bwa Kristo, tukarushaho gusa nawe. Icya kabiri, turi kuva kuri Yona tujya kuruta Yona, muri izi ngingo 7, igihano cy'icyaha ni urupfu, ariko ubuntu bwo butanga ubugingo bushya. Nabyo n'ubundi turabibona muri iki gishushanyo cya Yona. Yona yajugunywe mu nyanja, ashyirwa mu mwanya wo gupfa. Twabonye ko akimara kudeviya agahunga Imana, yari yishe itegeko yagombaga guhanwa. Kujugunywa mu nyanja rero hariya ni nko guhambwa, nk'uko Kristo yabitangiye abikotinze akavuga ngo yamaze iminsi mu nda y'urufi, ngo nta kindi kimenyetso bakeneye. Igihano cy'icyaha ni urupfu, ariko ubuntu bwo butanga ubugingo bushya. Yona kuko yari yamaze gucumura, yahemukiye Imana, yayisuzuguye, byanze bikunze yagombaga gupfa, nubwo ataguye hariya mu nda y'ifi. Ariko ikintu cyatumye ajugunywamo hariya cyari ikimenyetso cy'uko ahambwe, kubera yuko igihano cy'icyaha ari urupfu. Nubwo Imana itamwishe, ariko hariya bishushanya ko Yona yashyizwe mu mwanya w'urupfu, ko umuntu wapfuye wese arahambwa. Abaroma igice Yona igice cya mbere umurongo wa 15 niho tugeze. Nabwiye ko iyo mirongo tutari bugende tuyisoma yose kuko ni myinshi, ariko kuko Yona yamaze gucumura, yahise ashyirwa aho umuntu wese wacumuye agomba gushyirwa, ari mu rupfu, ariho hagereranywa na yanda y'urufi. Abaroma 6, ubwo tugeze mu isezerano rishya, igice cya 6 umurongo wa 23 haravuga ngo igihembo cy'icyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, wa wundi uruta Yona. Imana ishimwe cyane. Abantu ntibaguma kuri Yona kubera yuko Yona ari mu mategeko, yamaze gutandukana n'Imana, agomba guhanwa, barahera mu nda y'urufi. Ariko nibava kuri Yona bakajya kuri wa wundi bavuze ngo mwami ndaje, ibyanyanditsweho biba ari byo bisohora, nkora ubushake bwawe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo igihembo cy'icyaha ni urupfu, ari cyo cyatumye Yona ajugunywa mu nda y'urufi, ngo bigaragaze ko icyaha yakoze agihaniwe kandi ahanishijwe urupfu. Ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Icyo ni icya kabiri. Iyo ni ingingo ya kabiri twereka ko Yona ashushanya ko ibintu byose byavuzwe mu mategeko byose biraza bigasohorera muri Kristo Yesu. Yona yarahanwe kuko yacumuye ku Mana, ariko umuntu iyo yamaze kwakira Kristo, wa wundi uruta Yona, icyo yakira ni iki? Ni ubugingo buhoraho, kuko urupfu yakagombye kuba yarapfuye, uwo yakiriye yararupfuye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icya gatatu twihute, igitambo cy'amategeko cyasimbuwe n'ubuntu, kuko habonetse incungu, habonetse Yesu Kristo ariwe waducunguye. Iyo ni ingingo ya gatatu itwereka yuko iby'amategeko yategekaga byose byaje gusohorera muri Kristo. Uyu munsi we are talking about from Jonah to the greater Jonah, kuva kuri Yona w'umunyamategeko wumva ko abanyamahanga badakwiriye kubabarirwa, wumva ko ari ukijijwe wenyine, tukajya kuri Kristo ubona abantu bose nk'abakwiriye imbabazi. Rero
igitambo cy'amategeko cyasimbuwe n'ubuntu, ariko ntabwo byapfuye kuboneka gutyo, nuko habonetse incungu. Dusubire muri Yona igice cya mbere umurongo wa 12. Yona hano mu gice cya mbere umurongo wa 12 yaravuze ati munjugunye mu nyanja, niko yasabye. Ahangaha yarabaye nk'utambye igitambo, ariko iki gitambo ahangaha Yona yatambye avuga ngo bamujugunye mu nyanja, cyari icyo kugira ngo abantu barokoke by'akanya gato. Imana idufashe cyane. Kubera iki? Yona amaze gutabwa mu nyanja, bariya abantu bari kumwe barambutse bakomeza urugendo, bakomeza n'ibindi, ariko ntabwo yababereye incungu ku bindi byago bahuye nabyo bamaze gutandukana nawe. Aha rero niho amategeko, niho ibitambo bya kera bitandukanira n'igitambo kimwe Yesu Kristo yatambye kandi akagitamba rimwe rizima. Reka nongere mbisubiremo. Yona yaravuze ngo munjugunye mu nyanja. This was a once time. Kubera ko ibibazo byari bibateye mu nyanja kandi ari ubiteje, yishyizemo nk'igitambo, ariko cyari cyo kubacungura ibyo byago by'umuraba wabateye mu nyanja. Ntabwo byari bihanaguraho ibyaha bakorera muri izo ngendo, nta nubwo n'iyo bagera imbere bagahura n'ibindi byago bamaze kumusiga mu nda y'urufi, Yona yari kubacungura. That was a once time. Niyo mpamvu ibitambo, ijambo ry'Imana twasomye mu Baheburayo, Yesu ngo amaze kuza yaravuze ngo ibitambo wamaze kubona ko bidahagije. Ubona ko intuma zidahagije, ubona ko intungura zidahagije, ubona ko intama zidahagije, urangije ngo niko byanyanditsweho mu muzingo, none nanjye ndaje. Imana ishimwe cyane. Yona rero igitambo cye kimaze kugaragara nk'ikidahagije, niho Yesu yavuze ngo ndaje mwami. Tujye mu isezerano rishya twumva aho biza gutandukanira. Yesu mu isezerano rishya niwe wabaye igitambo gihagije cy'iteka ryose. Yona we yagombaga gucungura abantu nubwo bamujugunye mu nyanja, ifi ikamumira akamaramo iminsi mu nda yayo. Byari icyo kibazo cyonyine yagombaga gukemura, ariko igitambo cy'iteka wa wundi twabonye uruta Yona. Nuko ijambo ry'Imana rimuvugaho muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45. Umwana w'umuntu yaje gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Yona yatanze umubiri we ngo ube incungu ku kibazo cy'umuraba wari uri mu bwato, kandi abantu bari mu bwato sinzi umubare wabo, that was the exact number, nibo bonyine yari yitambiye. Kandi iyo bagera imbere bagahura n'ibindi byago, kwijugunya mu nyanja kwa Yona ntacyo kwari kubamarira. Ariko ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo umwana w'umuntu yaje gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Uyu munsi nanjye ndimo, Izera arimo, Pisa arimo, Olivina arimo, Ovana arimo, Beatrice arimo, Hope arimo, Emma arimo n'abandi benshi narondoye. Yesu yatanze ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Yona yatanze umubiri we ngo acungure abo bari kumwe mu bwato, kandi for one event. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 10 ho hatubwira ko uko gushaka kw'Imana ariko kwatumye twezwa kubw'umubiri wa Kristo watambwe rimwe rizima ngo bibe bihagije. Imana ishimwe. Uyu munsi rero nta kindi kintu gikenewe kitari ukwakira icyo Yesu yakoze. Ibirenze ibingibi ni ukwihandisha imibabaro, ibirenze ibingibi ni kwa kundi Imana ibwira abantu mu Baheburayo muri Yesaya ngo nimworoshye mwituza n'ibyiringiro niho muzahererwa imbaraga. Bo bakavuga ngo hoya ngo tuzagenda ku mafarashi, ngo tuziruka. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Yona yijugunye mu nyanja kugira ngo bakire umuraba. Yesu atanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi, kandi kiba igitambo kimwe gihagije, complete, kugira ngo bibe bihagije. Uyu munsi rero nta kindi kintu gikenewe, ni ukuva kuri Yona w'akanya gatoya, Imana imereza uruyuzi bugacya rukaba rwumye, tukajya ku watambye ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi, kandi rimwe rizima bikaba bihagije. Ikirenze iki ngiki ibindi abantu bakora, reka njye mbyite ngo ni ukwihandisha imibabaro. Ibyo byose abantu babiriramo ibyuya, ibyo byose abantu babwira ngo nibatange Isaka wabo, ibyo byose
ni ugusubira kuri Yona bakarushaho kubabara aho kugira ngo binjoyinge ubuntu bw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane kuko Yesu yatubereye incungu, yatubereye igitambo kimwe kandi gihagije, ntibikiri ngombwa yuko abandi bagira ikindi kintu bakora. Icya kane kitwereka ko iby'amategeko yavugaga byose byasohoreye muri Kristo kandi tugendeye ku gishushanyo cya Yona, nuko iminsi 3 mu nda y'ifi Yona we yavuyemo akiri wa wundi, ariko iminsi 3 mu mva Yesu yazukanye ubwiza. Let me repeat it. Yona yagiye mu nda y'urufi, yajugunywemo, avamo akiri wa wundi, akiri mubisi, agifite ya mashagaga, akigomera Imana, ndetse yavuyemo byanakomeye, arayitonganya, arayibwira ngo ubu ngubu ngo nanakwiyahura. Ariko Kristo, haleluya haleluya, yavuye mu mva, avamo afite ubwiza, afite gucungura abantu, amaze gutera kashe ku isezerano rishya, duhabwa ubuzima. Imana itugirire neza. Yona rero tugiye mu isezerano rya kera nk'uko nari mbivuze, yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi. Mu gice cya mbere umurongo wa 17 niho biri. Ikintu kibabaje kuri Yona, yavuye mu nda agifite imyumvire itahindutse, yarakomeje atonganya Imana, aranayibwira ngo ashobora kwiyahura. Muzi ikintu cyari gitumye Yona avuga ngo ashobora kwiyahura, birasobanuka ngo nuko Imana yaribwiye ngo ngarega ngo n'ubundi ndakuzi, ngo nari nzi ko bari abantu ngo uzabagirira impuhwe. Uwo yumvaga Imana igomba gutsemba binenewe kubera yuko bacumuye, ava mu nda y'urufi, arangije uko ubuzima bwakomeje kugenda, atonganya Imana, arayibwira ngo yakwiyahura kubera yuko itatsembyeho ba bantu batubahirije amategeko. No muri iyi minsi reka twigarukire mu buzima bwacu busanzwe, cyane cyane ku bajya bumva abahanuzi. Nta bahanuzi mujya mwumva muri iyi minsi barakajwe n'uko ibyo bahanuye bibi ku bandi bitasohoye, ahubwo bakababona bari kwidegembya wa mugani w'abashinga ntahe, bakabona umuntu bamuhanuriye ko inzu yihiye, bamuhanuriye ko akazi bamwirukanye, bamuhanuriye ko atazabyara, bamuhanuriye ko imodoka izamugonga. Uyu munsi barahuye, yambaye neza, yatebeje wa mugani w'ababwirizabutumwa bo kuri YouTube, ukabona biramubabaje, ukabona ntabwo anejejwe nuko ikintu kibi yahanuye kuri uriya muntu. Abo ni abayona. Uyu munsi tubaveho tujye kuruta Yona. Imana yacu ishimwe cyane. Barahari, ugasanga barababaye. Hari n'abo wumva bavuga ko bakijijwe kurusha abandi, Imana idakwiriye kugirira neza abandi, nka wa muvandimwe wa mwana w'ikirara uboneka muri Luka igice cya 15 umurongo 28 kugeza kuri 30. Muzi ko murumuna waje yarakaye, akavuga ngo ni gute bamukorera ibirori, akabwira se ngo ngewe ngo igihe cyose twabanye. Umuntu iyo atari muri Kristo Yesu, umuntu iyo atamaze kwakira Kristo ngo amubere ihumure yumva aramuhagije, asigara yifuza gahene, mu gihe Kristo yaduhaye full package. Niyo mpamvu uzasanga abantu bazamuka imisozi, ugasanga abantu bari kwirirwa basenga, bari gusengera ibintu Kristo yaduhaye kera. Ni ukubera iki? Ni ukutava kuri Yona bakamugumaho, bakahora basaba ibintu Yesu yamaze kubaha. Uyu mwana w'ikirara nubwo ari we Bibiliya ivugaho cyane, ariko n'uyu nguyu wundi nawe akwiriye gutegurwaho inyigisho. Umuntu ibyase byose niwe ubirimo, arangije ati nta n'agahera. Uyu munsi rero Yona yagiye mu nda y'urufi, avamo agifite ya myumvire ya kera. Kristo wacu uruta Yona azukana ubwiza, akajya asanga abigishwa aho bateraniye, akababwira ngo amahoro, agasuhuzanya amahoro, kandi avuye mu mva iminsi 3 ishize mu mva. Yona we yavuye mu nda y'urufi, ariho hagereranwa n'imva, avamo agitonganya Imana, afite na gahunda yo kwiyahurira yuko yababariye abantu.
Yesu rero we ijambo ryatubwiye ngo umwana w'umuntu yaje gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi kandi kibe igitambo gihagije kidakeneye kongerwaho ikindi. Yesu rero nk'uko tubifite kuri furaya yaravuze ngo nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Aho ni Matayo igice cya 12 umurongo wa 40. Yesu yazukanye ubwiza ndetse atangaza amahoro kuko ibyabuzaga abantu amahoro byose yari abirangije. Imana ishimwe cyane. Yona yagiye mu nda y'urufi kugira ngo abantu ubwato bubashe kwambuka. Just for that Yesu we yagiye mu nda y'isi mu mva azukana ubwiza atangaza amahoro ava mu nda y'isi igereranywa n'iriya nda y'urufi Yona yabayemo, avuga ngo amahoro agwire muri mwebwe uyu munsi byose birarangiye nta gucirwaho iteka, kubera yuko ibyabuzaga abantu amahoro Yesu yari abirangije. Niyo mpamvu indamukanyo ya mbere yasuhujemo bariya abantu bari bateraniye i Yerusalemu yarababwiye ngo amahoro, be at ease, be still, muba amahoro, byose nabirangije, iby'amategeko byose nabishoje, ibyo kwitambaho igitambo ngo mujugunywe mu nda y'urufi byarangiye. I'm the greater Jonah. Uyu munsi ntimukeneye Yona ubambutse inyanja ngo birangire. Uyu munsi mufite incungu, mufite ubugingo buhoraho, nimugire amahoro. Hari umuntu umwe watwigishije mu minsi yashize hano, nakunze ukuntu yagize enlightenment kuri iri jambo amahoro. Yasomye muri Bibiliya, Marigre ntabwo ndi kwibuka umurongo yasomye uvuga ngo abantu batigisha ubutumwa bwiza ntabwo dukwiriye kubasuhuza tubabwira indamukanyo y'amahoro. Sinzi icyo tuzajya tubasuhuzamo, ariko ntabwo twemerewe kubasuhuza tubabwira amahoro kuko batavuga ubutumwa bwiza. Imana itugirire neza kandi irushaho kutwigisha. Ibi bisobanuye iki rero? Amategeko yo atugarura mu rupfu, ariko ubuntu bwazanye izuka n'ubugingo. Yona yarongeye arapfa, Yona yarakomeje agumana ya myumvire, ariko Kristo azutse yaravuze ngo nimugire amahoro, byose nabirangije. Imana yacu ishimwe cyane. Dukwiriye rero kumenya ngo Yona wa kera si we w'uyu munsi, amategeko ya kera uyu munsi byose byasohoreye muri Kristo. Reka twihute tugere ku ngingo ya 5 muri za 7 navuze. Icya 5, kwihana mu mategeko gusaba ibikorwa, ariko agakiza ka Yesu Kristo kaboneka kubwo kumwizera. Nabyo biri muri iki gishushanyo cya Yona. Kwihana mu gihe cy'amategeko byasabaga ibikorwa, ariko agakiza ka Yesu Kristo uyu munsi twe tugafite turi kukinjoyinga, twakabonye kubwo kumwizera tukakira ku buntu. Iyo dusomye muri Yona igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 10, ab'Ineneve bihaniye mu kwibabaza no kwambara imyenda y'ibigunira. Niko ijambo ritubwira muri icyo gice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 10. Muri Kristo Yesu kwihana kujyana no kwizera. Ubwo tureta tujya mu isezerano rishya. Mu Befeso 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9 muzahasome, hatandukanye nuko bano b'Ineneve babigenje mu gihe cya Yona. Turi kuvaho tujya kuruta Yona. Mu gihe cya Yona kwihana byasabaga kwambara ibigunira, ukibabaza, ukiyiriza ubusa. Mu gihe cya Kristo umva uko uyu munsi uruta Yona we abivuga: mwakijijwe kubw'ubuntu binyuze mu kwizera, ntibyavuye ku mirimo, ntibyavuye ku kindi. Mu gihe cya Yona byasabye kwihana, byasabye kwiyiriza ubusa, bakambara ibigunira n'amatungo ntarye. Aho uwo ni we Yona wa mbere. Mu gihe cy'uruta Yona uyu munsi, mu gihe cy'uruta Yona waravuga ngo mukizwa kubw'ubuntu binyuze mu kunyizera. Ab'Ineneve bambaye ibigunira, ariko uyu munsi Imana ishimwe cyane. Turi ku ngingo ya 5 ivuga ngo kwihana mu gihe cy'amategeko bisaba ibikorwa. Mu gihe cy'ubuntu, mu gihe cy'agakiza, mu gihe cy'uruta Yona
agakiza kabonekera mu kumwizera. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi ab'inenewe kugira ngo babone gukizwa nubwo bitanejeje Yona, kugira ngo bakizwe kari akaga kagombaga kubazaho kubera ibyaha byari byageze imbere y'Imana, bo byabasabye kwambara ibigunira, ariko umva mu gihe cy'uruta Yona uko ijambo ry'Imana rivuga. Mu gihe cy'uruta Yona twebwe twambitswe Kristo nk'imyambaro mishya. Mu gihe cya Yona bambaye ibigunira, baniyiriza ubusa kugira ngo barebe ko Imana yabagirira neza. Uyu munsi turi ku ijambo rivuga ngo kuva kuri Yona ujya kuruta Yona, twebwe kugira ngo twambare ibigunira, aho kugira ngo tugire umurimo dukora, turizera, hanyuma mu cyimbo cy'ibigunira tukambara Kristo. Abagalatiya igice cya 3:27 umva uko havuga: kuko mwese ababatirijwe muri Kristo Yesu muba mwambaye Kristo. Haleluya. Mu gihe cya Yona bisaba kwambara ibigunira kugira ngo ugire favor y'Imana. Mu gihe cya Kristo uruta Yona bisaba kumwizera akaguhindukira umwambaro. Kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Uyu munsi ntidukeneye ibigunira, uyu munsi ntidukeneye gutamba Isaka wacu. Iki kintu iyo nkibutse nibuka radiyo yanjye natangiye i Nyagatovu hariya Kimironko, umugabo ari kuvuga ngo dutange Isaka wacu. Twarahombye, abantu tutamenye ubutumwa kera. Ariko nyine nk'uko twabyize ejo bundi, hari ukuntu umuntu avuka akaba uruhinja akagera n'igihe arya ibyo kurya bikomeye. Ubu nicyo gihe turimo, twarakuze. Uyu munsi rero ntabwo tugomba kwambara ibigunira, ahubwo twese ababatirijwe muri Kristo Yesu twambaye Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Kwihana rero mu gihe cy'amategeko bisaba ibikorwa, mu gihe cy'ubuntu agakiza kabonekera mu kwizera Kristo, ubundi ukambara Kristo. Imana ishimwe. Cya gatandatu, muri za nzira zo kuva kuri Yona tujya kuruta Yona, imbabazi z'Imana zisumba urwango rw'abantu. Mu gihe muri iyi nzira yo kuva kuri Yona ujya kuruta Yona, imbabazi z'Imana zisumba urwango rw'abantu. Yona yarakariye Imana nako, nta nubwo yanarakaye gusa byonyine. Yona yarakariye Imana kuko yababariye ab'inenewe. Nabyo birimo muri Bibiliya. Nimusoma igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, Yona yamaze iminsi mu nda y'urufi 3, avamo akiri wa wundi, amategeko nta kintu yamuhinduye. Imana imaze kubabarira ab'Ineneve. Mu gice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, arakarira Imana kubera ko amategeko nta kintu yashoboraga guhindura umutima wa Yona. Rero muri ubu buzima, ubuntu bwo rero aho butandukaniye n'uyu Yona tugomba kuvaho tukajya kuruta Yona, ubuntu buhuza abantu bose. Nigeze kubivuga ngitangira, reka nkigarukeho kugira ngo abaje nyuma bumve iyi ngingo tugezeho ivuga ngo imbabazi z'Imana zisumba urwango rw'abantu. Yona yari azi ko agakiza ari aka bene wabo, akabona nibo bakijijwe kuruta abandi. Yibaza ukuntu Imana abantu imaze kwatura ko ibicumuro byabo byayigeze imbere, noneho ikamwohereza ari ukubaburira, itamwohereje ngo nagenda amanura umuriro nka kwa kundi mugenzi we yawumanuye, cyangwa ngo ahamagara amadubu ajye hariya muri uriya murwa. Nicyo kintu yari ategereje, nicyo kintu abahanuzi b'iki gihe baba bategereje, ngo niba guhanuriye ibi ngibi ngo abone byabaye nibwo ari bwemerwe. Yona nawe arakarira Imana. Rero imbabazi z'Imana kuruta Yona zo zisumba urwango rw'abantu. Ijambo ry'Imana umva uko rivuga mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 28, ho haravuga ngo nta muyuda cyangwa umugiriki, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Muri make, the salvation is universal. Mu gihe cy'ubuntu agakiza ni aka bose, abantu bose bari willing yo kwakira umucyo
urabamurikira bakaba abana b'Imana. Mu gihe cya Yona aho atandukaniye n'uruta Yona, we yumvaga hari abantu bakwiriye kubabarirwa n'abadakwiriye kubabarirwa, yumvaga hari abantu agakiza kagenewe ndetse arakarira n'Imana. Mu gihe cy'uruta Yona rero ijambo ry'Imana riravuga ngo nta muyuda, nta uri mu Buhinde, nta uri mu Rwanda, nta uri Europe, nta uri Musanze, nta uri Kigali, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero Imana yacu ni nziza mu gihe cyayo, mu gihe cy'umunezero, mu gihe cy'uruta Yona. Nta muyuda, nta mugiriki, nta uvuga ikinyarwanda, nta uvuga icyongereza, nta muremure, nta mugufi, nta nzobe, nta wirabura, twese turi umwe muri Kristo Yesu. Ariko mu gihe cya Yona ntabwo ab'inenewe yumvaga bakwiriye imbabazi. Dusoze ku ngingo ya 7 itwereka ko iby'amategeko byose yavugaga mu gishushanyo cya Yona byasohoreye muri Kristo. Uyu munsi ubwugamo bwa Yona bwari ubw'igihe gito, ariko uburuhukiro n'ihumure bya Kristo n'iby'igihe cyose bihoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Ubwugamo bwa Yona bwari ubw'igihe gito, ariko uburuhukiro n'ihumure bya Kristo bihoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya. Muri Yona igice cya 4 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku wa 7, Imana yahaye Yona uruyuzi rumutwikira, ariko ako kanya rwahise rwuma. Bigaragaza ko iby'amategeko, these are not lasting things. Hari n'uherutse kubitwigisha hano ko hari ibintu bihoraho, tukwiriye kuva mu by'igihe gito tukajya mu bihoraho. Iyo nyigisho yatambutse hano. You would have quoted this verse. Rero ijambo ry'Imana hano riratubwira ngo Yona icyo gihe Imana yamuhaye uruyuzi rumutwikira akanya gatoya ruruma. Uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo ibi ngibi bishushanya iki? Amategeko aduha agahenge k'igihe gito, ariyo mpamvu abayakurikiza bahorana igihunga. Hari n'abantu mujya kumva ngo we ngo nk'ubu nkoze impanuka, ngo mpise nkora impanuka, ngo ntarihana, ngo najya mu ijuru. Ukumva kuko mu gitondo yihannye ubwo aratekanye, saa sita niba arebye umuntu nabi cyangwa niba umunyonzi amunyuzaho akamutera ibyondo akimyoza, ubwo ijuru ararirase. Mana we, ni agahinda gakomeye. Rero uruyuzi Imana yahaye Yona rugereranywa n'uko amategeko atanga agahenge gato. Niho twasomye mu Baheburayo dutandukanya Yona n'uruta Yona, aho yavuze ngo iby'ibitambo ntibabyishimiye ko byari ibintu biri temporary, byari ibintu biri temporel, birangira, biri ephemer, bifite akanya gatoya, ntiwabyemeye. Niyo mpamvu nanjye navuze with my full commitment ngo ndaje, nk'uko byanyanditsweho mu ruzingo. Uyu munsi rero impamvu amategeko atanga agahenge gatoya ni uko nta humure rirambye atanga, ariko mu buruhukiro bwa Kristo n'ubwiteka. Reka dusome muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 twihute. Ho haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, haleluya, nimuze musange ndabaruhura, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. It is not just kujya mu ntuze ya pumpkin, ntabwo ari kujya mu ruyuzi. N'ubundi uruyuzi niyo rwaramba ntabwo ntirujya rwera igihe cy'umwaka wose. Uyu munsi Yona yahawe uruyuzi ruramutwikira, bukeye ruruma. Imana iramubwira iti ubabajwe nabyo nuko uruyuzi rwumye, ngo kubera yuko rwari rugutwikiriye kandi wari uri mu ntonganya, ngo nababariye ab'inenewe. Iyo ubabariwe n'uruyuzi nateye uyu munsi rukuma, njyewe sinari nkwiriye kugirira impuhwe ab'inenewe. Uyu munsi rero nagira ngo mbabwire ngo dusoza aho Yona wa kera atandukanye n'uruta Yona, nuko ubwugamo bwe ni ubw'igihe gito, ariko uruta Yona afite uburuhukiro n'ihumure bihoraho. Imana ishimwe cyane. Mwese abarushye n'abaremerewe, haleluya, haleluya, nimuze musange ndabaruhura, namwe muzabona uburuhukiro.
noti bw'isabato yayindi abantu baririmba yayindi abantu basereburetinga ku wa gatandatu ntibanyumve nabi n'uburuhukiro bwo mu mitima we are set free turi amahoro turatekanye turaruhutse turanezerewe we have rest ibindi byose ni ukwihandisha imibabaro bitugomba rero kugama mu mirimo y'abantu idashobora kuramba nka rwa ruyuzi ahubwo ureke twihishe muri Kristo wenyine umurimo yarawurangije ku musaraba nibwo bwugamo bwizewe dufite Imana yacu ishimwe cyane Imana yacu ihabwa icyubahiro uyu munsi numvaga nshaka ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo let us come from Jonah to the greater Jonah impamvu zose turazibonye uko ari 7 ntabwo dukwiriye kugorana igihunga kuko Imana yaraturuhuye Imana itugirire neza hari abantu bajya bagira agatekerezo nigeze kukumva nakagereranya n'iri jambo tumaze kwiga reka yenda nkabibutse ubundi dusenge nagatekerezo kavuga ngo umuntu umwe yari ahetse umutwaro uremereye maze mu nzira ahura n'inshuti ye imunyuraho ifite imodoka imuhari ifite nuko wa muntu yicara mu modoka ariko muri kwicara mu modoka wa muzigo n'ubundi wari umuremereye arakomeza arawikorera shoferi akebutse inyuma aramubaza ati ariko se impamvu udashyira umuzigo mu modoka ugakomeza ukawikorera habaye iki mugenzi we aramusubiza ngo nayo nagize ngo wahaye lifuti gusa umuzigo ntiwari urimo niyo mpamvu nawugumanye mwari muzi ko muri iyi minsi nubwo ari agatekerezo hari abantu benshi babayeho gutyo baririmba mu makorali bavuga n'ubutumwa niba atari bwa bundi Pawulo yise ikindi kintu bavuga ko bakijijwe bamaze no gukizwa rwose ubona banitwararika ariko bakomeza kwikorera ikidodo cy'ibyaha nigeze kubaho urugero uyu munsi impanuka ngize impanuka ese ndwaye nkajya muri koma byagenda biti ariko uyu munsi reka mbabwire dushingiye ku nkuru ya Yona twakwiga gushyira hasi imitwaro uwaduhaye lifuti wadushyize mu buruhukiro yatushyizemo wese umuririmbyi yararimbye mu 48 muzagakiza aravuga ngo nahawe ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo ni Yesu yinjiye mu mutima wanjye imigisha yo mu gakiza k'Imana yose kubw'ubuntu narayihawe Yesu imitwaro yose yarayikoreye mutajya kwicara mu modoka ye mutajya kumwicaramo mukamwicaramo mwikoreye na ya mizigo ngo nimwe yahaye lifuti gusa imizigo arayibagirwa mu rwandiko rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 7 aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe keretse niba Kristo atari muri twebwe ariko niba ari muri twebwe dusigaye tuba mu murima we dushobora kwera imbuto ashaka Imana ishimwe cyane uyu munsi rero ntabwo dukwiriye kwishingikiriza ku mategeko aducira urubanza twishingikirize ku buntu bwa Kristo buduhindura bera Yona yasohotse mu nda y'urufi ndetse yongera gupfa ariko Yesu Kristo yasohotse mu mva aradukiza kandi akomeza kubanaho natwe umunsi ku wundi haleluya uyu munsi nimuze tumwiringire tudatinya kuko amaraso ye avuga ibyiza kurusha yaberi Imana ishimwe cyane iri jambo ndarikunda cyane riri mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 24 haravuga ngo mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha yaberi Imana ishimwe cyane amaraso yaberi ahora ashinja Kayini icyaha cyo kwica naho amaraso ya Yesu ahora atsindishiriza abamwizera bose Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu wow Imana ishimwe rwose pe Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane Papa Damien uri umugisha pe none se wakomerejeho n'akanya ko kudufasha gushimira Imana tugasenga tugashimira Imana kubwira ijambo ryiza rwose rihinduye imitekerereze yacu Mwami Imana yacu
uyu mugoroba turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira ineza yawe, turagushimiye ko watwakiriye ukatwakirana n'imitwaro yacu tutakiyikoreye. Turagushimira yuko uyu munsi amategeko atagidushinja ibyaha atakibasha kubidukuraho, ahubwo ubuntu bwawe Kristo yaduhaye budukiza ibyaha bukadukuraho. Umuntu yirebera mu ndorerwamo akisangaho umwanda, ariko ijambo ryawe ryatubwiye ngo iyo twirebeye muri Kristo Yesu ntabwo twibonaho umwanda, ahubwo turifurekitinga ubwiza bwe tukagaragara dusa nawe dufite ubwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Mu izina rya Kristo Yesu abana bawe uyu munsi turanezerewe, turabinezerewe. Ni wowe wabashije kubikora Yesu, ibyananiye Yona umutumye ngo nagenda aburira Ninewe agahitamo guhunga kuko yabonaga badakwiriye agakiza. Wowe umaze kubona ko ibitambo bidahagije, ubonye ko ibyo abantu bakora ngo bicungure bidahagije, haleluya, wafashe umwanzuro uravuga ngo Mana ndaje, urukundo ruransabye, ndaje nk'uko byanyanditsweho mu muzingo ko ngomba gupfa, ndaje nk'uko byanyanditsweho ko ngomba kuzuka, bikaba ikimenyetso cya justification, bikaba ikimenyetso cy'uko dutsindishirijwe burundu. Mana turagushimiye, Mana tugushime mu ruhe rurimi, Mana tukuvuge gute, mu yahe magambo? Wowe wishyizeho ibyaha by'abari mu isi bose, warangiza ukaduhishurira uyu mucyo twebwe abarimo hano twese, ukatwimenyekanishaho, ukatubwira ngo be still, byose narabirangije, mukwiriye kuba mu mahoro. Tugushimiye ayo mahoro, tugushimiye iryo humure, tugushimiye uwo munezero. Haleluya, ni twebwe dukwiriye kuririmba ya ndirimbo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga. Uyu munsi tugenda twemye, uyu munsi nta kiducira urubanza, uyu munsi ntabwo uruyuzi rudutwikiriye dufite ubwoba ngo ku mugoroba ruri bwume. Uburuhukiro n'ubwiteka ryose. Mana turagushimiye muri iyi fellowship, turagushimiye abana bawe, turakunezerewe. Icyampa ubu butumwa bugakwira no ku batarakumenya by'ukuri, ngo basobanukirwe yuko bakwiriye kuba liberated, bakaba set free, bakumva batunganye, bakagenda batsindishirijwe rwose. Haleluya. Mana turagushimiye, turagushimiye. Dusengeye abantu bataragera kuri uru rwego rwo gutandukanya Yona n'uruta Yona, rwo gutandukanya amategeko n'ubuntu, bwo kubaho mu kwicira urubanza. Kandi ijambo ryari ritubwiye ngo watanze igitambo kimwe biba bihagije, nta kindi gitegerejwe, nta kongera gutsindishirizwa, nta wundi saka ukenewe, we warabonetse. Mana turagushimiye, ariko niko dusenze ngo extending ubu buntu bugere no ku bandi bose, tubashe kuba muri uyu munezero turi benshi, tukunezerewe dutsindishirijwe rwose. Urakoze, turagushimiye. Umugisha wawe nuganza ku bantu batwira ijambo, kandi neza bikomeze kubahishurira na kwa kundi wari uri kumwe n'abari abantu muri iriya nzira y'Emawusi, ngo uko bagendaga baganira nawe ariko barushagaho kunguka ubwenge, bakumva ibineza neza birabasabye, just because wari uri kumwe nabo. Natwe turasenze Yeremiya ngo ntabwo amategeko azongera kwandikwa ku mabuye cyangwa ku mbaho, ubu buntu bwandikwe ku mitima yacu, tubugendane nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye ejo bundi. Turyamye tubufiringe, turi mu kazi tubufiringe, turi mu ishuri tubufiringe, turi gushaka akazi tubufiringe, tugize ibyo dutegereje byo muri ubu buzima tubufiringe, amagorwa yo mu isi abaye menshi tubufiringe, because you are all in all. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You are a blessing, Papa Nyangeza. I'm very happy. I'm very happy. Rwose mushyire microphone mu mubweka ari umugisha. Amen. You are also blessings. Papa Daniel, rwose uri umugisha, turungukiwe cyane uyu mugoroba pe. Njye rwose
ndize rwose. Imana ishimwe cyane. Bene data mwajoyininze twamaze kwakirana no kwiyegerezanya muri aya materaniro, turabasuhuje, twishimiye kubana namwe. Imana ishimwe rwose ku bwanyu. Rero reka ndebe niba hari abantu bashaka gushima Imana biri nyine muri iri teraniro, bashyireho ibiganza byabo, mbaha akanya bashyiraho microphone bashime. Ndabona ntawe. Rero reka njyewe nshima Imana. Ndashima Imana rwose kubw'uyu mugoroba ko yanshoboje tukabana muri aya materaniro. Nari kuba nahombye iyo ntaza ngo nige rwose ijambo ry'Imana. Ndashima Imana rero kubw'ijambo ry'Imana twize munsi. Kera nkisome isezerano rya kera nyine nk'amastori, kera nkibisoma nka story ntaramenya yuko byose bivuga kuri Yesu Kristo. Imwe mu nkuru yajyaga insetsa ni kiriya gitabo cya Yona. Nyine nari nzi ko ari igitabo cy'umugabo uri aho ufunga umutwe wivumbura, ariko rwose ndashima Imana ko noneho nyine nyuma nza kumenya ko ibyanditswe byose bivuga kuri Yesu Kristo. Noneho ariko nagera kuri Yona nkavuga ati wasanga bimuvuga, ariko ari uko ntarabimenya. Ariko rwose ndashima Imana cyane uyu mugoroba ndabisobanukiwe. Ntabwo kuri njye kikiri igitabo cy'umugabo ufunga umutwe cyangwa se nyine wivumbura buri kanya, ahubwo rwose nshimye Imana ko Yona nawe ari igicucu cya Yesu Kristo, kandi noneho Yesu aramuruta pe. Yesu aramuruta rwose. Nshimye Imana rero kubw'uyu mugoroba ko mbimenye. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu nshimira Imana, ndashimira Imana rwose ko nsigaye nyine nsoma ijambo ry'Imana, umva simbone n'ibindi bintu byose bisanzwe, ahubwo nkabona Kristo. Nyine ntibiri ku rwego rwo hejuru cyane, ariko rwose ndashima Imana ko bitakimeze nka mbere pe. Ntabwo bikimeze nka mbere. Umva niyo bincanze mba mvuga nti birancanze uyu munsi, ariko rwose ntaho bihuriye n'ibintu nshobora kuba ndi gutekereza. Nyine bishobora kuba bivuga kuri Kristo, ariko njyewe sinshobore kuba ndi kubisobanukirwa rwose. Ntabwo nyifata ibyanditswe ngo mbibonemo ibintu bisanzwe, ahubwo nyine nsigaye nzi ko ibyanditswe byose bivuga kuri Kristo. Ibyo bintu mbishimira Imana. Ndabishimira Imana rwose. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko ntakigira ibibazo byinshi. Umva nkijoyininga nagiraga ibibazo, nagiraga utuntu n'utubazo, ariko ndashima Imana ko ibintu rwose umva nsigaye nsanga byisobanura. Nshobora gusoma nka chapter ya mbere nkumva ibintu ntibisobanutse, nagera mu ya kabiri ngasanga birasobanutse, kandi ibyo bintu rwose ntabwo nari mbizi. Ndashima Imana cyane rero. Ndashima Imana. Ikindi kintu nshima Imana, nshima ko nyine muri Kristo nageze ahantu nagombaga kugera. Ari se tuyishime, nawe arashaka gushima Imana, ndahita ngo uwo mwanya ushime. Ndashima ko muri Kristo nyine nageze ahantu nagombaga kugera. Ntari umuntu uri mu rugendo, umva nyine ari igihura n'umuntu akavuga ati ndakataje ndi kujya mu ijuru, ndi kugenda rwose ndasiganirwa. Ariko ndashima Imana ko muri Kristo rwose nabonyemo destination yanjye, nageze ahantu nagombaga kugera. Umva ndi mu isi ariko ntuye no mu ijuru, mbese ndi kumwe n'Imana. Ndabishimira Imana cyane rwose. Ntabwo ndi umuntu bisa nkaho uri mu rugendo, ahubwo ndi kwezwa, ndi kurushaho gufata ibintu byanjye nkabikira ubuzima bwanjye, nkabirisivinga buri munsi, ndarisivinga nkasa nabyo rwose. Ndabishimira Imana cyane. Ndashima Imana rwose kubw'impinduka zabaye mu buzima bwanjye. Umva rwose rero nibavuga ngo Mwuka Wera, nyine Kristo yatubereye ubwenge bwose no kumenya, rwose tujye tubyemera. Umva nyine nsigaye nibonaho ubwenge, ariko nkahita menya ko ubwenge bushobora kuba rwose atari ubwa Ovani wa kera, ahubwo nyine ni ubwa Yesu pe. Yesu yatubereye ubwenge bwose no kumenya. Muri we niwe ubwenge bwose no kumenya byahishwe.
ndashima Imana rero rwose ko nsigaye ngira ubwenge nkagira ubumenyi bwinshi ikintu ndakimenya ibintu bidasobanutse ndabireba nkabyibwira Imana ishimwe cyane rwose ndashima Imana ku kindi kintu ndashima Imana ko nyine muri Kristo Yesu yaravuze ati ngo njyewe ndaje nkuru ubushake bw'Imana Kristo nyine ntabwo yabaye nka Yona washatse gucika ahubwo Yesu yaravuze ati ndaje mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njyewe nje gukora ibyo ushaka rero noneho twebwe twizeye Yesu Kristo bya bintu byose twagombaga gukora Imana yarateguye ko dukora muri Yesu Kristo ubu turi kubikora ndashima Imana rwose ko ibintu byiza byose yari yarateguye ko ngomba kuba byo ngomba gukora muri Yesu Kristo ubu ngubu rwose ndi kubibamo Imana ishimwe Imana ishimwe umuvandimwe washyizeho ikiganza se ko yagikuyeho ndamenya ari Alice ni karibu shyira microphone nawe ushime ari shyiraho microphone yego murakoze Yesu nashimye cyane muri kunyumva yego pe kumva nanjye ndashima Imana rero ndayishima ko ijya kuko itanga ingabo n'abamarayika bo kuturinda no kuturwanira mu buzima tubayemo mujya mwumva inkuru ngo z'abantu muhura ukabasuhuza cyangwa se bakagukoraho ukabakurikira bakakwambura babyumvaho nk'abantu barabivuze nanjye Alice ko tutari kumwumva neza nuko nyine hari ingabo n'abamarayika bari kundwanira ibyo bintu barabinteye ntabwo byamfashe turi kukumva rimwe tukongera ntitwongeye kukumva muri kunyumva sorry network zanjye so nkomeze nari kubabwira ko ndi gushima Imana muri kunyumva bene data muri kunyumva cyangwa byanze turi kukumva ubu ngubu wakomeza Alice ndabona network byakomeje kwanga ari washyizeho microphone noneho tukumva ko twakumvikana ndabona bidakunze gusa Alice Imana ishimwe ku bwawe rwose even tutabyumvishe neza ni ukuri ariko Imana ishimwe ku bwawe wenda uzabitubwira utaha Imana ishimwe ko yakurinze ni ukuri Imana ishimwe cyane rero reka nakire Pastor Mano ubundi dusoreze ahangaha aduha amatangazo anasoza iteraniro murakoze cyane muri umugisha nawe uri umugisha Ovani be blessed amen uri umugisha cyane Ovani uri umugisha nawe uri umugisha cyane turabishimiye cyane kubw'uyu mugoroba uko mwatuganirije neza ku ijambo ry'Imana rirasobanutse kandi mutwinjije mu bihe byiza munadusoreza iki cyumweru neza muri umugisha cyane mwarahezagiwe cyane so rero turimo gusoza uku kwezi
kandi tunasoza iki cyumweru nyine kino nyigisho twari tumazemo iminsi, ariko ntabwo dusoje kubyumva. Ubutumwa bwiza bwo tuzakomeza kubwumva buri munsi nk'uko tuba dukeneye ifunguro ry'umunsi, niko n'ubutumwa bwiza tugomba gukomeza tubwumva kugeza igihe tuzahindurirwa nyine iyi mibiri. Ejo turatangira icyumweru gishya kandi n'inyigisho yindi nziza nshya, so nayo yuzuzanya n'iyi ngiyi twari tumazemo iminsi. Abantu benshi bagiye bagenda badusaba ko hari ibintu twazaganiraho, ariko koko sometimes hari igihe mubivuga turi nko kwiga mwafashijwe, mujye mubyandika mubihereze Peace Montana abyandika ahantu ku buryo nyine nzagenda mbitegura uko mba nateguye kalenda y'ibintu tugomba kwigaho hamwe n'umwuka wera dufashije, tuzagenda byose tubigeraho, kandi ntabwo byose nabitekereza njyenyine. Icyakora umwuka wera niwe udushoboza. Namwe icyo mwifuza ko twaganiraho muzajye mwandika ahantu muhintinge Peace muri inbox, then nanjye zajya nsharinga tubitegure tubiganireho, kandi nicyo nifuza, kuko hari igihe wenda njye nshobora kubashora mu bwatsi mukumva ubwo bwatsi bukeneye izindi ingredient, so ndashaka ko nyine namwe muba active. Byose ni muri Kristo, kandi nyine tugenda tumuryaho every day. So rero muri umugisha cyane. Ejo rero tuzakomeza inyigisho y'ubutumwa bwiza nyine nk'uko umwuka wera yatuyoboye kuri Kristo Yesu iteka ryose. Tuzaba turi kwiga ku gusenga, ariko ari gute, ni gute dukwiriye gusenga, cyangwa se ni gute mu isezerano rya kera basengaga, nuko mu isezerano rishya dukwiriye gusenga. Tuzabiyungururisha ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubutumwa bwiza dukoresheje indorerwamo nyine y'ijambo ry'ubutumwa bwiza. So tuzabimenya, kandi umwuka wera azadufasha. Ndatekereza umwuka wera azadufasha tuyigeho, tuzayirambura kugira ngo buri muntu azanyurwe, reka mbyite gutyo, azanyurwe. Kandi na nyuma yaho tuzakora practice, na nyuma yaho tuzamakinga our mind, then tunakore practice. Ntabwo bizarangira mu kwiga, kandi nizere ko muba muri kugenda mwandika from one chapter to the other chapter, kugira ngo ubundi mbabona dusa nkaho turi mu academy k'abasoja ba Kristo. Ino generation yacu iradukeneye, uko tugenda tumenya duhishurirwa Kristo, abandi nabo bakeneye kumva ibyo umwuka wera duhishurira buri munsi kugira ngo babyumve. So rero ntukaze ngo wumve gusa, ahubwo ujye uza wumve unitegura ko uri ready yo gutanga ibyo umwuka wera yakwigishirije muri Yesu Kristo, nawe ube ambasaderi w'ubwami bw'Imana. So ndabashimiye cyane. Guhera ejo dufite abigisha beza. Imana izakomeza kudufasha muri umugisha, kandi ndagira ngo mbasabe tujye dufatanya gusengera bene data babagabura b'ijambo ry'Imana. Ntabwo biba byoroshye, hari abantu bahura na disturbance, hari abantu njya kubona nkabona baranyandikiye mu cyumweru nko hagati narabateguje ati twagize impamvu izi n'izi, kabona nk'umuyobozi wa gahunda ati nagize impamvu izi n'izi. So izo ngizo aba ari disturbance sometimes. So tujye dusengerana, dusengere abigisha abagabura b'ijambo ry'Imana, dusengere abayobora gahunda, twese nyine tubane mu mwanya umwe ndetse no mu mwuka umwe muri Kristo Yesu. Imana ikomeze kubahereza umugisha, kandi mwahindutse umugisha. So rero ndagira ngo kandi mbasabe kugira ngo tujye dukomeza kuzirikana ino platform, dusengerane, dusengere bene data bose
nk'uko ijambo ry'Imana rivuga nyine ngo tujye tuzirikana muri partitions no mu masengesho dusenga, tujye tuzirikanana. Hari bene data baba bari gustrugglinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, sometimes ukaba utabimenya cyangwa se batakubwiye cyangwa nanjye batambwiye, kuko abambwira cyangwa se babwira abandi bene data dufatanije umurimo w'Imana ntabwo ari bose. So ariko mu gihe hari mwene data uri gustrugglinga ukaba uri gusengera ino platform, ukaba uri gusengera ino fellowship, ndabizi ko mwuka w'Imana azajya agera mu buzima bwabo, changing situation, kuko turacyari kwiga, turacyari gukura, ntabwo twese turagera kuri level yo kuba twastandinga out. So rero murakoze cyane, Yesu abahereza umugisha. Ikindi kimwe nshaka kubasaba, muri iki gihe ndi kugenda mbona trends zo kuri social medias. Nejo bundi hari umuntu niba ari Gerard wapostinze muri group, mbona hari abantu nyine bakoresha ama Twitter, bakoresha social media platforms zitandukanye. So hari abantu rero bazikoresha rwose bamamaza ibindi bintu, cyangwa se nk'uko Papa Nyangeza bikomoje, nk'uko na Paul yabyanditse, bamamaza ubundi butumwa cyangwa se ikindi kitari ubutumwa bwiza. Ariko bikajya bintangaza sometimes ukuntu twebwe abana b'Imana tumaze kumenya ubutumwa bwiza, twirirwa tureba ibyo bintu tukaba turi kubaseka tunabanegura, atari ko nk'aba bantu baba bavuga ibi bintu. So kandi platform bakoresheje nizo natwe twagakoresheje dushyiraho nyine ubutumwa bwiza. Ugasanga nk'umuntu umaze kumenya ubutumwa bwiza, status ye yirirwaho ibintu byo guseka, yiposti. Okay, kwiposting it's fine, but remember ntabwo twaraguhaze. Okay, niba tutanaguhaze ariko ntari ibyo wipostinga unashyiraho basi n'ijambo umaze kumenya. Mind yawe uyifungurire no kuri status yawe, tuzaba tukureba kuva kuwa mbere uri kwinyonga kugera ku cyumweru. No, so let us make our minds in all perspectives. Urumva ubutumwa bwiza nyine tugomba kujyana n'igihe tugezemo. Niba tugeze mu gihe cya trends kuri social medias, twe gutrendinga twebwe, ahubwo reka Jesus atrending kuri social medias platform dukoresha nyine. Abantu bareba ibidafite umumaro, ariko umunsi umwe bazakubitana n'ikintu cy'umumaro wa postinze. So nyine Kristo abamurikira. Okay, ntabwo ari wowe ukora uwo murimo, ariko ubacano. So Umwuka Wera rero akavugana n'umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So hari abantu rero bari kumakinga impact in wrong way, ariko natwe we have to stand tukamakinga impact in a good way, kugira ngo nyine ubwami bw'Imana bwamamare. Kwipfukirana rero ukumva ngo ngo ngiye ngo sinshaka kubivuga ngo ubuse ngo ntiteranye. Hari mwene data uretse no kunyandikira arambwira ngo nyabona ngo wibwira abo ngo wibwira bari abantu ngo iby'ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza burashaka gukoza agati mu ntozi. Namubwira ngo wikiteranya rwose batakureba nabi, ngo cyangwa bakagukura muri real group. Namubwira ni rero bashobora kuyinkuramo ntababwiye ubutumwa bwiza, bashobora no kuyinkuramo ariko nziza impamvu ya nyayo. Petero I think ariwe wanditse iryo jambo, aravuga ngo se bimaze iki kuba babatuka cyangwa se babarenganya babahoye ibintu bidafite umumaro, ariko bizaba by'umunezero impamvu y'ubutumwa gukoresha platforms dufite. Ari nayo mpamvu natwe twavuze tuti reka izi social media zirwa zicaho ibintu bidahwitse, natwe tuzikoreshe ducishaho ubutumwa bwiza. Dufite Instagram page, mujye mushyiraho, tuzajya dushyiraho ijambo ry'Imana, dushyiraho ijambo ry'Imana. Niba Papa Olympia yabwirije, niba Papa Damien yabwirije, dukomeze dushireho. Niyo baba batanu, niyo baba babiri bazumva nyine bakamurikirwa n'umucyo uri muri twebwe, bizaba ari byiza cyane, kandi ndabizeye ko tugiye gufatanya. Sibyo bene da? So nibyo nino platform yindi ya YouTube dufite, ushobora gushyira aka link kuri status yawe, it's fine. Niyo baba ari babiri, niyo baba ari batanu barebye,
it's good, nta kibazo. Uwo muntu ashobora kubyumva rimwe agaseka, kabiri agaseka, ariko next day akazumva boom, ijambo ry'Imana rimukoze ku mutima, ukumva ari gutanga testimony avuga ati hariya niho nahishuririwe ijambo ry'Imana. So rero dushobora kutagera ku bantu bose turi kuri iyi platform, ariko platform zindi dukoresha nk'amachannel YouTube n'izindi nk'iyo Instagram page, Facebook n'ahandi dukoresha bikamakinga impact cyane. Imana ibahereza umugisha. Murakoze. Ndumva mbahaye details ibintu byinshi cyane, ariko muranyihanganira nyine sometimes ntabwo mfite ibintu byinshi byo kubabwira, ariko iyo bije mujye munyihanganira tubiganireho kandi nyine tubikore, ntitubyumve ngo twigendere. Ntimunshigikira, ndabizi ko muri mu ruhande rwanjye, nako ntabwo muri mu ruhande rwanjye, turi ku ruhande rwa Kristo. Turi ku ruhande rwa Kristo. So nari ngiye kwiyubakira izina, ntabwo ari njyewe, ni ku ruhande rwa Kristo. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubagirira neza. Reka nsabe mama Olivine aduheshe umugisha, dusubike na hejuru. Aragize Imana gahunda z'icyumweru dutangire ejo, kandi mwahindutse umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Papa Damien, Imana iguhe umugisha kubw'ijambo ryiza watuganirije. Ovane nawe, Imana iguhe umugisha kubwo kuyobora amateraniro neza. Mpano nawe, Imana iguhe umugisha. Ubwo ibyo watubwiye twabyumvise. Dushime Imana, tuyishimire iminsi yose tumaze turi kwigira ijambo ry'Imana, kandi tuyereke n'ibyo tuziga muri iki cyumweru kigiye kuza. Ariko ikiruta byose, buri muntu wese ahari ajya arushaho kumva icyo umwuka w'Imana agenda amuganiriza mu nyigisho zose tuba turi kwiga. Amen. Turagushimye Mana yacu, tuguhaye icyubahiro kubw'urukundo rwawe, Mwami Imana rutarondoreka. Ijambo ryawe twize ryatubwiye ko Yona yifuje ngo uruyuzi rumutwikira, ngo uko ruhoraho ngo ariko rukarangira rwumye. Turagushimiye rero ko waduhaye ubwugamo bw'iteka. Turagushimiye ko muri Kristo ariho dutuye iteka, kandi aricyo gihugu cyacu tubayemo. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye Mwami, inyigisho zose twumvise zitwishurira iby'isezerano rishya ndetse n'isezerano rya kera. Nyemerera buri muntu wese Mwami arushaho kunguka no kumenya icyo ushaka akamenya mu gihe cya none, cyamugirira umumaro kandi kigahinduka ubuzima bwe. Tukweretse iki cyumweru tugiye gutangira, kugira ngo Mwami, nk'uko ubizi kandi wabigambiriye yuko uko bwije n'uko bukeye turushaho guhindurirwa gusa nawe, reka Mwami iki cyumweru abigisha bazigisha ijambo ry'Imana, abazayobora gahunda, ndetse natwe twese tuzatega amatwi, unyemerere kugira ngo umwuka wera w'Imana abe ari we dukomeza kumva, aganira n'imitima yacu, arushaho kutwigisha ndetse no kuduha gusobanukirwa, kuko niwe mufasha waduhaye muri iyi si. Urakoze Mwami, ngaho bagirire neza, uzabarinde. Turasenze kugira ngo buri muntu wese mu kazi ke, aho azaba ari abanyeshuri, ari abafite akazi, Mwami excellence yawe igaragare mu byo dukora, mu byo twiga, mu mirimo yacu yose. Kandi tuzirikanye bene data bari kunyura mu bihe bitandukanye bibagoye, kugira ngo Mwami ubutabazi bw'Imana bubagereho. Buri muntu wese Mwami, ntihagire umuntu n'umwe ufiringa yuko utari kumwe nawe, ahubwo imbaraga zawe zikomeye zikora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu. Ngaho umugisha umuntu wese wabonetse muri iri teraniro, kandi turasenze kugira ngo Mwami n'abacu bose batabashije kuba hano, aho bari barindwe nawe, kuko tuzi kuri Imana ibera hose icyarimwe. Urakoze kuko uri mwiza, waduhinduye umugisha, kandi umugisha wawe uzatwomaho iteka ryose. Niko Mwami Dawidi yavuze, aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi zawe bizanyuma y'iminsi yose nkiriho. Natwe rero turatuye muri iri teraniro ngo kugirirwa neza n'imbabazi zawe bizatwomaho iminsi yose tukiriho, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana Data, gufashwa n'Umwuka Wera, bibane natwe twese na bene data bose, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Mugire icyumweru cyuzuye umugisha cyane. Amahoro, amahoro.